muraho neza. Abantu bakunda kudushinja twebwe abanyafurika ko tudakunda gusoma. Byatumye njya kuri internet ku mbuga zitandukanye nshaka utuntu tugera muri 14 tugaragaza cyangwa se tuvuga umumaro wo gusoma ibitabo. Gusoma ibitabo ni ibintu byiza cyane kubera yuko abahihishemo ubumenyi butandukanye bushobora kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu byo nabasomeye rero hari ibi bikurikira. Ikintu cya mbere, iyo ukunda gusoma ibitabo bituma wunguka ukanavumbura ubumenyi bushya. Gusoma ibitabo ni isoko y'ubumenyi ku bintu bitandukanye. Iyo udasomye nta kintu ushobora kumenya. Gusoma ni ukwiga, kuko abantu bize ntabwo ibintu byose mwarimu yabikubwira. Mwarimu aguha bikeya hanyuma ukishakishiriza ibindi. Ubu ngubu murabona isi turimo ni ikoranabuhanga. Ushobora kudasoma igitabo kiri hard ugasoma ikiri soft, ukunguka ubumenyi utari usanzwe uzi ubwo utize mu shuri, ukiga gukora ibintu bitandukanye. Hari abantu benshi bazi gukora ibintu ariko bakaba barabyigiye kuri internet cyangwa se barasomye ibitabo. Ikintu cya kabiri, iyo usoma ibitabo bituma ubwonko bufunguka, ukaba ushobora gutekereza byimbitse, icyo bita critical thinking. Bigabanya stress. Iyo usoma buriya bigabanya stress. Kugira ngo rero stress zigabanuke, ikiba gisabwa n'iki? Ntabwo ibintu byose wabisoma, bisaba kugira ngo usome bya bindi bishobora kugufasha kugabanya stress bitewe na subject wiyumvamo. Iyo rero usoma bikugabanyiriza stress mu buryo bwa mental relax, bityo stress zikagabanuka. Akandi kantu, iyo ukunda gusoma ibitabo wunguka amagambo mashya. Uko usoma cyane niko wunguka amagambo utaruzi kandi y'ingenzi. Ikindi kintu, gusoma ibitabo bifasha umuntu, bituma witonda, kuko igihe usoma uba concentré, ukagira attention kandi ukaba focused ku ngingo runaka. Iyo ubikoze kenshi rero bituma ugira ubwitonzi mu byo ukora. Uzarebe nk'ababuddhist. Ababuddhist biriya bintu byo kumedita bagira, mugira se ngo biterwa n'iki? Barabyiga nibyo, ariko uzarebe umuntu usoma, umuntu ukunda gusoma ibitabo cyane aba ameze nk'umubuddhist. Hari abantu bagiye biga ku bigo, abenshi tuziranye, twe dufite abayobozi bakundaga kwicara mu biro basoma. Uzacunge abo bantu bakunda gusoma ibitabo bari bameze gutyo, abenshi bafite ubumenyi buhambaye. Ikindi, niba uri umuntu ukunda kwandika, hari abantu bakunda kwandika, wenda akaba yashaka se gukora wenda nk'igitabo runaka. Iyo akunda gusoma bimufasha kwandika cyangwa se no kunoza inyandiko ze agendeye ku nyandiko z'abandi yagiye asoma. Niba ushaka kwandika igitabo, amayide cyangwa se ibitekerezo uzifashisha wandika igitabo bisaba kuba nawe warasomye ibindi bitabo. Ntabwo ibitekerezo bipfa kwizana gutyo ngo wandike, bisaba kwirefera ku bandi bantu bagiye bandika, ukareba amategeko bagendeyeho bandika, ibintu nk'ibyo. Ikindi kintu, iyo usoma ibitabo ugira imitekerereze yagutse nk'uko twabivuze, kuko umenya imico y'abandi, ukamenya uko babayeho, bityo ukamenya uko wakwitwara mu gihe ugeze mu bantu babaho ubuzima butandukanye n'ubwawe. Iyo usoma ibitabo nanone wunguka byinshi utaruzi, bikagufasha guhanga udushya cyangwa ukanoza umurimo werekejeho amaboko. Guhanga imirimo no kuvumbura ibintu bishya bitamenyerewe aho ubarizwa, iyo usoma ibitabo biragufasha cyane. Ikindi,
Iyo usoma ibitabo mbere yo kuryama bigufasha gusinzira neza. Iyo usoma ibitabo byinshi habonekamo uburyo bwo gukura mu marangamutima ndetse no gushobora kuyagenzura, icyo bita emotions. Ikindi kintu, iyo usoma ibitabo uvumbura amakosa wagiye ukora mu bihe byatambutse, ndetse ukamenya amakosa abandi bakoze nuko bayakosoye, bityo nawe ukigira ku makosa bakoze, icyo bita learning through others mistake. Gusoma ibitabo bituma wigirira icyizere kuko uba ufite ubumenyi ukuye mu bitabo ugiye usoma, bityo mu gihe uri kumwe n'abandi ukaba utatinya gutanga igitekerezo. Ikindi bigufasha, bituma utagendera mu kigare, ahubwo ukagendera ku bitekerezo ubanje gukorera ubugororangingo. Tujyane neza, hari igihe abantu bari mu kiganiro ukumva umuntu ibintu byose abandi bavuze arabyikirije, niyo byaba atari ukuri. Birashoboka ko hari igihe ibintu biba atari ukuri, ariko kubera yuko nta kindi gitekerezo wifitemo watanga ukagendera kuri ibyo ngibyo. Ariko ahangaha batubwira ko iyo usoma ibitabo bituma wigirira icyizere kuko uba ufite ubumenyi wakuye mu bitabo wagiye usoma, bityo mu gihe uri kumwe n'abandi ukaba utatinya gutanga igitekerezo, kandi bikagufasha kutagendera mu kigare, ahubwo ukagendera ku bitekerezo ubanje gukorera ubugororangingo. Ikindi kandi buriya umuntu usoma ibitabo ahanini akunda kuba positive. Hari abantu bakunda kuba bari negative, ariko umuntu usoma ibitabo byinshi akunda kuba positive. Ibyo ni bimwe mu byo nabasomeye ku mbuga zitandukanye. Niba hari ibindi namwe mwaba mubona muzi bitari mu byo navuze, mwajya muri comment mukatubwira. Ese koko ibintu mvuze nibyo? Ese gusoma ibitabo ni byiza? Byase mutubwire niba se hari ibindi twakongeramo, ndetse munatubwire aho twabakorera ubushakashatsi tuzabazanire tubakorere ikindi kiganiro. Ntimwibagirwe gukora share ku bandi bantu niba mubikunze. Iyo wumvise iki kiganiro ukumva harimo amagambo y'ubwenge, bisangize bagenzi bawe, kandi none utarakoze subscribe yibuke kuyikora kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro bikurikira. Murakoze naho utaha. Ciao ciao.